bw'Imana. Icyo gihe twaganiraga ku magambo avuga ukuntu Imana ari inyangamugayo, kandi we nongeye kubatagarira ko Imana gikomeje kuba inyangamugayo. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana tujya kuga hanze, muvuga muti mwami dukingurire, azabasubiza ati simbazi, sinzi naho muturutse. Nibwo muzavuga muti kanye. Kandi kugira ngo uce mu irembo rifunganye birasaba kwiyambura ibikuremerera, kubera ko irembo cyangwa sinzi rifunganye abasambanyi ntabwo byabororera kugicamo, abajura ntabwo byabororera. Abwira abantu ngo bagire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ni ijambo rikomeye. Uyu munsi impamvu ingo zisenyutse nuko abantu baciye mu nzira ziboroheye, Imana itarimo, Mwuka Wera atarimo, Yesu atarimo. Dusoze kino kiganiro tubasabira umugisha n'abadukurikiye. Reka dusoze kino kiganiro dusabira abantu ngo Imana ibongere imbaraga zo kugira ngo bace mu nzira ifunganye, kugira ngo tubahaye ikaze abakunzi ba Mama Linda Official. Ndagushimiye wowe wahisemo gukora subscribe, uri w'agaciro gakomeye. Udukurikirana uri mu Rwanda, udukurikirana uri hanze yarwo. Navuga ngo Imana iguhe umugisha. Birashoboka ko utameze neza, ariko bibaho kuri isi, niko ubuzima bugenda. Ariko nakubwira ijambo ryiza, mvuga nti Yesu araruhura, Yesu aratabara. Isunga Yesu ni ukuri azakugirira neza. Hano imbere yanyu hari umutumirwa twamugaruye, mwarampamagaye mumbwira ko yabwirije neza, mwafashijwe, twamugaruye. Ni karibu umushumba. Nongeye kubashimira uyu mwanya. Imana itugire icyizere ukongera kuganira n'abadukurikiye ijambo ry'Imana. Ariko mbere ya byose reka tubanze dusenge, tuyishimira ko yaturinze, tuyishimira uyu mwanya mwiza itugezeho cyangwa se duhaye, kubera ko ni amahirwe akomeye cyane atagirwa n'abantu bose cyangwa atabonerwa n'abantu bose. Rero reka tubishimire Imana. Data wa twese turagushimiye ko waturinze, turagushimiye ineza yawe, turagushimiye umugambi wawe mwiza, turagushimiye ko wabanye n'abakwizera ukaba nabakomeye n'aboroheje. None uyu mwanya tukaba tugiye komeza kumva ijambo ryawe. Abadukurikiye aba hafi n'abakure, reka ijambo ryawe ribazure, reka ijambo ryawe ribubake. Urakoze, ndagushimiye. Rero ni mu izina rya Yesu tubisenze, amina. Derukana mu biganiro byatambutse, nabwo tubonye umugisha kuganira n'abakurikira iyi channel ijambo ry'Imana. Icyo gihe twaganiraga ku magambo avuga ukuntu Imana ari inyangamugayo, kandi we nongeye kubatagarira ko Imana gikomeje kuba inyangamugayo. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana tujya kuganira rifite intego ivuga ngo koresha amahirwe yawe uyu munsi. Bisobanuye ngo hari amahirwe atakwiye gucika cyangwa se udakwiye gupfusha ubusa. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, kuba uriho uyu munsi hari abandi batariho, kuba uri muzima hari abandi batari bazima. Rero ukwiye gukoresha amahirwe yawe neza uyu munsi, kuko iby'ejo utabizi. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Turaza gusanga mu gitabo cya Luka igice cya 13 umurongo wa 22 kujya ku murongo wa 27, hanyuma tubone kuganira neza kuri iryo jambo. Bibiliya itubwiye ngo iki? Bibiliya iratubwiye ko Yesu yagiye mu mudugudu mu birorero yigisha mu nzira agiye Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kumukomangaho muhagaze hanze,
muvuga muti mwami dukingurire, azabasubiza ati simbazi, sinzi naho muturutse. Nibwo muzavuga muti kandi twariraga imbere yawe, tukanywira imbere yawe, ndetse tukigishiriza mu nzira z'iwacu, ndetse ariko azababwira ati sinzi aho muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Haleluya. Bibiliya itubwiye amakuru menshi y'umuntu wasanze Yesu, aramubwira ati ko se ubundi abakizwa bangana iki? Abakizwa ni benshi, abakizwa ni bake, abakira ijambo ry'Imana bangana iki? Hanyuma Yesu uko yari Imana, yari zijya abantu batekereza cyangwa se ibyo bibwira mu mitima yabo, kenshi bya no kumugerageza, ariko ababwiza ukuri kw'ijambo, arababwira ngo munyure mu irembo rigize gute? Rifunganye. Haleluya. Arababwira ngo irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo buhoraho, ariko irembo rigari cyangwa se inzira ngari ni inzira ijyana abantu kurimbuka. Arababwira ngo rero birakwiriye ko abantu banyura mu irembo rigize gute? Rifunganye. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Muri iyi minsi abantu bagenda biyorohereza, bakumva bakora ibintu biboroheye, bakanga kwikorera umusaraba wa Yesu, cyangwa se bakanga guhamya, mbese bakabivangavanga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko birakwiriye abagabo n'abagore, birakwiriye abapasiteri, abahanuzi, abaposo, birakwiriye abaprofete, birakwiriye abantu bose ko baca mu nzira igize gute? Ifunganye. Kubera ko iyi nzira ifunganye icamo abantu bake, kandi inzira ifunganye ijyana abantu mu bugingo buhoraho. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Rero nta kintu Imana impagurukirije muri iyi minsi. Abantu bakunda abantu bababeshya ngo Imana iravuze itavuze. Akaba ariyo mpamvu biriya tubwiye ngo iki? Ko uwo munsi Yesu azaberurira, ubwo urugero ruzaba rumaze gukingwa, batangiye gukomanga, bavuga ngo twarahanuraga, twararirimbaga, twakoraga ibi n'ibi bitandukanye, ariko avuga ngo sinigeze no kubamenya, mumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Imana itabereka, Imana turengere. Haleluya. Bisobanuye ngo tugomba gukora umurimo w'Imana twitwararika, tukamenya iyo tuva, tukamenya n'iyo tujya. Kubera ko kuri uwo munsi abantu bazarata ibyo bakoraga, ariko Yesu avuga ngo iki gihe mwakoraga mwikorera, sinjye mwakoreraga, mwabikoraga mushaka indamu zanyu. Mu yandi magambo, babikoraga bitira izina rya Yesu, nubwo bakoraga ibitangaza. Hanze ngaha hari ahantu bari kujya za Nigeria, bakajya mu bihugu bitandukanye, bakajya gucisha ibintu byitwa imbaraga, bakabesera Imana, mu by'ukuri batigeze bumva n'ijwi ryayo. Imana ifite umubabaro n'agahinda muri iyi minsi. Izi Imana imukorera mu ijuru ikababara, ariko uwo munsi Yesu azihagurukira, ababwiza ukuri kweruye, hagati mumve imbere sinigeze mbamenya. Mbabwire ko natandukira intego y'ijambo turimo kuganira. Niva ngo koresha amahirwe yawe uyu munsi. Wowe urimo kumva ijambo ry'Imana, wowe udukurikiye uri mu Rwanda, wowe udukurikira muri Amerika, wowe udukurikira mu Buraya, wowe udukurikiye uri muri Aziya, koresha amahirwe yawe uyu munsi. Amahirwe nta yandi, ni amahirwe yitwa guhitamo. Haleluya. Haleluya. Amahirwe nayo guhitamo gunyura mu nzira mwifunganye, mu irembo rifunganye. Kandi kugira ngo uce mu irembo rifunganye birasaba kwiyambura ibikuremerera. Kubera ko iri rembo cyangwa se inzira ifunganye, abasambanyi ntabwo byaborohera kugicamo, abajura ntabwo byaborohera kugicamo, abibone n'abikakaza ntabwo byaborohera, abajya mu bapfumu ntabwo byaborohera. Mbese iyi nzira ifunganye Yesu igeze ayivugaho mu buryo bukomeye. Aravanga iyo nzira azaba ari inzira yo gukora no gukiranuka. Aravanga abantu banduye imitima ntabwo bazayinyuramo. Haleluya. Arangiye avuga ngo iyo nzira izaba babandi bemeye kwihangana ibigeragezo, babandi bemeye gukiranuka, babandi bemeye gukora iby'Imana ishaka, nibo bazaca muri iyi nzira Yesu yingiye abantu. Avuga ngo bagire umwete. Kugira umwete rero ni ukwiyarura. Kugira umwete ni ukwemera byanga byako
ukamaramaza. Yesu nashimwe. Kuba warabatijwe ntabwo bihagije, kuba uri umuririmbyi ntabwo bihagije, kuba uri umuhanuzi ntabwo bihagije, kuba uri pasiteri ntabwo bihagije. Birakwiye kugira ngo umuntu wese mu cyubahiro cye, mu mwanya wiwe, akoresha amahirwe Imana imuhaye uyu munsi. Navuze tugitangira mbabwira ngo kuba ugihumeka si wowe, ni Imana. Kuba ugenda bikemera, kuba uvuga bikemera, ni Imana. Kuba Imana ikurindiye umuryango, ni Imana. Kuba wariye, ni Imana. Bavandimwe rero mudukurikiye uyu munsi, ndakwinginze ukoresha amahirwe yawe. Kuba utagendera mu kagare, hari abandi barimo kukagenderamo. Kuba utagendera ku mbago, hari abandi barimo kugendera ku mbago. Kuba ukirebesha amaso yawe abiri, hari abandi batema kufita izo ngingo zose badafite amaso yawe abiri. Rero koresha amahirwe yawe. Menya niki Imana ikurindiye muri iyi minsi, ni ukugira ngo ukoreshe ayo mahirwe, ni ukugira ngo ube mu buzima bunezeza Imana, ni ukugira ngo unyure muri iri rembo. Amagambo Yesu yivugiye atandukanye n'ayo ba Pawulo bavuze. Amagambo Yesu yivugiye atandukanye n'ayo ba Timoteyo bavuze. Niba Yesu yiravuze ari mu ivugabutumwa, abwiriza mu birori bitandukanye, abwira abantu ngo bagire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ni ijambo rikomeye. Uyu munsi impamvu ingo zisenyutse ni uko abantu baciye mu nzira ziboroheye, Imana itarimo, Mwuka Wera atarimo, Yesu atarimo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi impamvu abantu batakaje ibyiringiro ni inzira, ni irembo baciyemo rigari rirangaye, kandi iryo rembo rirangaye Satani n'abadayimoni barikoreramo. Ariko biradukwiriye abakristo, biradukwiriye abagabo n'abagore, biradukwiriye abakobwa n'abahungu guca muri iri rembo rifunganye. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ndabizi abadukurikiye ni benshi, ndabizi abakeneye kumva ijambo ry'Imana ni benshi, ndabizi ko abantu barushye n'abaremerewe barahari ni benshi. Ariko Yesu ni mwiza, yaravuze ngo arushye n'abaremerewe bose bamusanga baruhure. Umuntu wese uciye mu nzira ifunganye, Yesu aramuruhura, Yesu aramurengera. Uyu muntu wese uciye mu irembo rifunganye afite ibyiringiro bya none n'iby'ejo hazaza. Uyu muntu uca mu irembo rifunganye ntago azakorwa n'isoni. Uyu muntu mu bizago no mu makuba Imana izamurinda, kandi Imana yacu izamurengera. Nshimye Imana rero kuri uyu mwanya twaganiraga namwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo budukangurira gukoresha igihe cyacu neza, kubera ko ibihe turimo ni ibihe bitwereka ko Yesu agiye kugaruka. Ibihe turimo ni ibihe bigaragaza iminsi y'imperuka. Ibihe turimo ni ibihe bigaragara ko abantu barangaye. Ibihe turimo ni ibihe abantu bari gupfusha amahirwe yabo ubusa. Ariko ku myaka yawe ufite, ku mashuri wize, ku bana wabyaye, ku buzima ubayeho, ndakwinginze koresha amahirwe yawe neza uyu munsi, kubera ko ejo ntago ari ahawe, ejo naho Imana mu biganza by'Imana. Ariko amahirwe ugifite uyu munsi ni ugutekereza ku rukundo rw'Imana. Amahirwe ufite uyu munsi ni ugutekereza ku mibereho yawe. Ariko imibereho cyangwa se ubuzima butarimo Kristo wabupfuye, ariko ubuzima bwose mo Kristo buba buzima. Imana kibagire neza. Rero reka dusoze kino kiganiro tubasabira umugisha n'abadukurikiye. Reka dusoze kino kiganiro dusabira abantu ngo Imana ibongere imbaraga zo kugira ngo bace mu nzira ifunganye, kugira ngo ibageze mu bugingo buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Mana urera kandi urakiranuka, turagushimiye uyu mwanya wose ukomeje kubana natwe. Utuniriye mu gihugu cy'u Rwanda, urinze abanyamahanga, urinze akomeye n'aboroheje. Turagushimiye rero uyu mwanya mwiza uduhaye ukumva ijambo ryawe
tumaze kumva neza yuko abantu baca mu irembo rifunganye bazagirirwa neza nawe. Tumaze kumva yuko abantu baca mu nzira ifunganye batazakorwa n'isoni. Tumaze kumva ko abantu baca mu nzira ifunganye uzabereza ubugingo boraho. Data wa twese wera wo mu ijuru, icyama uyu munsi abantu bagaca mu nzira ifunganye, icyama uyu munsi ababwiriza butumwa bagaca mu nzira ifunganye, icyama abashumba bagaca mu nzira ifunganye, icyama abaririmbyi bagaca mu nzira ifunganye. Data wa twese wazabagirira neza kandi bazagubwa neza kandi wazabahemba kandi wazabagura kuri umwami w'amahoro. Ndagushimiye rero ko mvise no kwinginga ineza ikomeze kuba ku bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina.